ese kunywa inzoga biremewe ku bakristo? Kunywa inzoga ni icyaha? Umwe mu bapotre ati njye sinywa inzoga, nabo nigisha abanyoboka cyane mba mfite ku buryo buhoraho wenda ntago bazinywa. Ati kandi nta n'uwo nashyizeho itegeko ryo kutazinywa. Ariko Yesu yarazinywaga. Yesu yarazinywaga kandi koko yagiye asoma muri Bibiliya birazwi. Yesu mu bukwe bw'Ikana yarazitubuye, ntabwo yatubuye ikintu yari bubuze abantu. Yatubuye divayi. Sinaho hari n'ahandi bavuga henshi muri Bibiliya ko Yesu yanywaga inzoga, byo birazwi. Kuko n'abantu bamutukaga ngo asangira n'abasoresha, ni umunywi w'inzoga. None uyu nguyu utubwira ati njyewe sinigisha abantu kutazinywa. Ariko umwuka ngera hagati, iyo mbigishe umwuka buraza ukazibabuza. None uwo mwuka uzibabuza kandi utarazibujije Yesu, ni umwuka uturuka he niba mukorera Yesu? Njye ntabwo nanjye nshatse kuvuga ko inzoga ari nziza cyangwa ari mbi. Ariko ako kantu bibaye ngombwa ko hakenerwa ku isezerano, niho kino kiganiro cyaturutse. Niba umwuka wa Yesu waramwemeraga kunywa inzoga, kuki uwo mwuka uza mu bayoboke bawe nawe ubwawe ukaza ubabwira ati ntimuzinywe? Ntimuzinywe. Aho hantu rero ubwo nizere yuko bazahadusobanurira. Ariko twe tuzi yuko Yesu, nk'uko twigisha filozofi ya Spinoza, Yesu yarwaye umuntu ukundwa na Spinoza cyane. Ariko Spinoza akaba azi ko hari Yesu w'amateka, hakaba na Yesu wubatswe bitewe n'icyo abantu bashakaga kugeraho, bubakaga sisiteme zabo. Abantu bubakaga sisiteme zabo, hari icyo bashakaga kugeraho, bituma bubaka Yesu ushaka kujyana abantu mu ijoro. Kandi Yesu w'amateka wabayeho ntabwo yari arimo kujyana abantu mu ijoro, ahubwo yabayeho nk'umuyahudi wakuragaho akarengane na exploitation yari ishingiye ku idini. Ariko akaba n'umuntu w'umusaje cyane. Ariko ibyamwanditsweho n'abantu batanabanye, abantu banditse muri Bibiliya ntabwo babanye, bagiye bamwitirira ibindi bintu byose bashatse. Ku buryo n'abakristo ba mbere kugeza n'abasenyeri bagiye muri konsile ya Nice muri 300, bamwe bemera ko Yesu ari umwana w'Imana, abandi batabyemera, ari abasenyeri. Kugeza aho umwami usanzwe wa Roma Constantine avuze ati Kristo bwamfasha gushyira abantu hamwe, ariko nabwo ubwabwo ntabwo burimo kumvikana. Ahita atumizaho konsile rero bagira ibyo bumvikanaho nk'ubutatu butagatifu. Ni ukuvuga inzirakarengane ya mbere ni Yesu, atari uko yishwe, ahubwo ari uko yabeshyewe n'urupfu rwe rugacuruzwa, none tukaba turimo kurwiyambaza ngo rudukize urwacu. Murakoze.